niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari, kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko aboneye. Mwakira ijambo ry'Imana. Bakundwa bene data nimuhumure, umwami twizeye n'umunyamaboko, niwe tangirira kaba n'iherezo. Mu byaremwe nta kintu kitaremwe nawe, turi ibikomangoma. Cya gitare Mose yigeza kubita, kikava amazi Abisirayeli bose bakanywaho, burya ni Kristo. Ya nkingi y'igicu yabajyaga imbere, nijoro ikabajya imbere ari umuriro, ni Kristo, burya ni Kristo. Natwe duhanganye na Satani, mu izina rya Yesu tuzanesha. Yivugiye ikuzimu bose barumva, Satani afatwa n'ubwoba bukomeye. We n'ingabo ze bakorera ikuzimu, bamenya ko ari umwami ufite imbaraga, bashima izina ry'uwo. Cya gitare Mose yigeza kubita, kikava amazi Abisirayeli bose bakanywaho, burya ni Kristo. Ya nkingi y'igicu yabajyaga imbere, nijoro ikajya imbere ari umuriro, ni Kristo, burya ni Kristo. Natwe duhanganye na Satani, mu izina rya Yesu tuzanesha. Ni nasiri nawe Yesu yanifanya niwe jasiri, kwa amani naye niki yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikilukaluka nikimba hosana. Amen. Haleluya. Biravuze ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije. Abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ubwiza ntago ari ubungubu bw'abamisi, ni ubugingo buhoraho Imana yaduhaye tukiri mu isi kubwo kwizera Yesu Kristo. Hanyuma tubugendana nk'igihembo cy'irushanwa, ari ryo siganwa bera turimo. Paul yaravuze ngo ndimo ndasiganwa ariko si nk'utazi iyonge. Aravuga ngo kandi nkubitana ibipfunsi ariko si nk'uhusha. Icya mbere cyitwa gutoranywa n'Imana, ariko ariho duhera kuri izo ntambwe enye. Gutoranywa n'Imana nta muntu ubisengera. Umuririmbyi yaravuze ngo byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Reka mbabwire neza ko iyo haza kuba amatora, kugira ngo ube warakiriye agakiza uyu munsi wa none, bitewe n'aho uvuye, amajwi wari kugira yari kujya munsi ya zero. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijoro, haleluya, nta kintu ishingiyeho, ngo ishingiye ko yabishatse gusa, iragutoranya irakuzana. Yaranoranije aranyiyegereza, yashyize mu rugo nd'umwana w'intama. Gutoranywa n'Imana ni ikintu cy'agaciro umubyeyi ataguha. Umubyeyi abyara umubiri, ariko umutima ubyarwa n'ijuru. Gutoranywa n'Imana ni ikintu umushumba ataguha, ni ikintu perezida wa korali ataguhereza. Ni ibintu bibitse mu maboko y'Imana yonyine. Suko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwa Yesu yangiriye. Yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe n'abambuzi.
hahirwa umuntu utoranyuka namwiyegereza akaguma mu bikari byawe. Abasore b'imigenda bazagenda baruhe, n'abasore bazananirwa, ariko bizera izina ryawe Mana Uwiteka bazagenda ntibazananirwa, bazagurukisha amababa yabo bakomeze, bazagenda ntibazacogora. Yemwe bana bato mwese nimusingize Uwiteka, abagabo n'abagore nimukingure imitima. Gutoranywa n'Imana, Imana yabikoreye umushinga utazigera uhomba. Irawutegura Satani akimara kwanduza umuntu, Imana itegura gahunda yo kuzamucungura, ngo yica inyamaswa Bibiliya itavuze iyo ariyo, ngo ifata uruhu rwayo irwambika umugabo wa mbere n'umugore wa mbere nk'ikimenyetso cyo guhisha isoni z'ubwambure. Natwe iyo umuntu atarakizwa mu maso y'Imana aba yambaye ubusa kandi ari intumbi, hanyuma agakiza kaduhereza umwambaro udasaza, umwambaro udasajishwa n'iminsi umaze. Paulo yandikiye Abakorino urwandiko rwa 2 mu bice 4 umurongo wa 16 aravuga ngo nicyo gituma tudacogora naho umuntu w'inyuma asaza, umuntu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Aravuga ngo kandi kuko kubabazwa kwacu kw'akanya ka none kw'igiwayiwayi kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Uwo ni umwambaro udasaza Imana yaturemeye. Haleluya. Toranywa n'Imana. Hanyuma ni umuhamagaro dushimira Imana, kandi mushobora kuba mutumvise uburemere bwo gukizwa cyangwa se bwo kugira ngo Imana igutoranye mu bantu benshi, ariko Bibiliya avuga ngo mujye muzirikana guhamagarwa kwanyu kuko abi imfura. Imfura murazumvise, hari ibizira byinshi, hari ingingo nyinshi zari kubafata. Njya numva n'abagabo bamwe na bamwe babana mu bigisha niko mbita, ukumva aravuze ngo abagore mwese muhereze Imana icyubahiro, ngiyo Yesu ataducungura nimwari mwemewe guterana. Ariko n'abagabo byari uko. Impamvu byari uko, nubwo uri umugabo nta mutambyi wari ufite mu Rwanda, nta mutambyi wari uhari, abatambyi babaga mu Barewi. Biravuze ngo twebwe Abanyarwanda nta Mana twagiraga ku bwa kavukire, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi natwe duhereza uwo mwambaro. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Nta Murewi wari utuye mu Rwanda, ariko Bibiliya ivuga ikiraba ngo nubwo Aburahamu atatuzi, Isaka atabatwemera, n'Isirayeli natwemere, ariko uri data wa twese. Ni data wa twese mwiza, azi intege nke zacu, nuko aradukuyakuya waturinde Satani. Twese rero duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze zitaranye. Ntabwo muranyumva? Imbaraga Imana ikoresha idutoranya zisumba ubwinshi izikoresha irwanya abayanga. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo mu bitangaza byose byabereye mu Egiputa, Imana iri kurwanya Farawo, ngo yatanze imbaraga zingana n'urutoki. Ngo hari igitangaza cyakozwe cyo kuzamura umukungugu ari imbaragasa. Abakonikoni bakirebye wari umuhanga abwira Farawo ngo hoya, ibi ni byiganwa bikozwe n'urutoki rw'Uwiteka. Ariko Imana ihamagara Paulo ikoresha imbaraga z'ikiganza. Kubera iki? Yaduciye imanzi mu biganza, ahantu izajya iturebera umunsi ku munsi ku buryo itazatwibagirwa. Duhereze Imana icyubahiro itoranya. Uzi gutoranya mwana. Intambwe ya kabiri, Bibiliya yavuze ngo abo yatoranyije yarabahamagaye. Guhamagarwa ni ukumenyeshwa icyo wahamagariwe gukora. Kandi ngiye kuvuga ku muhamagara umwanya muto. Umuhamagara Imana iduhamagara ni naho yashyize ubuzima bw'ibizatubeshaho igihe cyose turi mu isi.
Imana yateguye ibintu bigera muri 4 mu muhamagaro. Icyambere, Imana yateguye kutwereza mu muhamagaro. Haleluya. Mu muhamagaro Imana iduhamagara niho twerezwa. Kandi Imana iguhamagaye ibi ku buremere mu muhamagaro iguhamagaye ku rwego udakontorora umuhamagaro ahubwo gutwara. Bivuze iki? Umuntu wahamagariwe kuba muri korari ntabwo ikibabaje ari uko bamusohoye mu nzu, ahubwo ikibabaza kuri we n'ugusiba repetition. Muranyumvise? Umuhamagaro ufite ibiro ku rwego iyo umuntu yahamagawe mu buryo bwuzuye, igitangaza si ukurwara ahubwo igitangaza ni ugusiba aho Imana imukoreshereza. Bivuze iki? Abantu benshi baherekeje abahamagawe, kandi mbazaniye inkuru ko nabo Imana itabanga, kuko ntawakanga umuntu umuha umubyizi atari bumwishyure, ahubwo amuhereza isuka ihinga neza kurusha ahandi, kuko ibintu Imana itazakwishyurira kubikora ntacyo biyitwaye. Biravuze ngo kujya muri bridal shower abandi bari mu masengesho, ndavuga muri korari, wowe ntiwahamagawe ahubwo waherekeje abandi bahamagawe. Nigeze gutangara rimwe twarasenze, haleluya, Imana iravuga ngo korari yari korari y'abantu 100, iratubwira ngo aho covid yangiriye ni mu gihe cyatambutse cya covid, iratubwira ngo muri korari mu ijuru turi kubaramo abanyamuhamagaro 4, korari y'abantu barenga 100. Bivuze iki? Umuhamagaro ufite ibiro byinshi ku rwego uhamagawe adafite ubushobozi bwo kukontorora, ahubwo iyo umuhamagaro ugutuyemo. Umuhungu witwa Yeremiya wahamagariwe guhanura, ngo rimwe yarahanuye bamukubita ibiboko bikomeye, yigira inama yo guceceka. Ngamaze guceceka ngo ibyo bintu bimwaka muri we nk'umuriro, ngo yumva biramutwitse, aravuga ngo ndi gushya, ngo yongeye kubivuga yumva ubuzima buragarutse. Arangije kubera intege nke yaraye masenga, Imana yibwira ngo Uwiteka waranshutse nemera gushukwa. Imana izabarinde gusenga gutyo, kuko mu buhamagara Imana yashyize mu buzima bwo gutunga uwo yahamagaye. Niho dutungirwa mu muhamagaro, bahita muri comfort zone, ni naho Imana yashyize umutekano w'abera. Bivuze iki? Iyo umuntu ahagaze mu bintu Imana imuhamagayemo, nta maboko na make yamurwanya ngo amushobore. Igihe cyose umuntu ari aho Imana yamushyize. Ndanezerewe, haleluya. Reka gutinya ibizakubaho, Imana irakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa, Imana izakuri. Imana yacu, Imana irakurinda. Ai, iminsi yose muzirucamo iraguhaza amahoro. Imana izakuri. Mu muhamagaro niyo uburozi bugusanze mu muhamagaro, uraburya ukabyibuha aho kugira ngo upfe, ahubwo bukakubera vitamine. Aho bahita mu muhamagaro, mu muhamagaro. Ariko Mana, umuhamagaro wawe ni mwiza. Umuhamagaro w'Imana niho Imana idutungira. Imana ntabwo itinya kubwira umupfakazi upfakaye afite abana barenga 10, igihe cyose ari mu muhamagaro ikamubwira ngo aba bana bose baziga, kandi kubera ko ikomeye nimwereka ahantu konte izabarihira izava. Ariko kuko ibivuze, kandi bivuze ku muntu yahamagaye bakiga. Mwebwe mwanyumva? Mu muhamagaro mwebwe murahazi. Mu muhamagaro hari abahungu 3 babaye mu muhamagaro, barangije ngo babajugunya mu muriro, basanga n'umuriro uziranye n'umuntu wahamagawe. Hari igiterane cyabaye, murahari? Icyo giterane cyari igiterane cyo kwikubita imbere y'urugirwamana ngo rwari ruri mu kibaya cyitwa Dura. Barangije kambabwiza ukuri, yaza kuba umunyantege nke w'iki gihe, yari kwanga, ntabwo yari kwirirwa ajya muri icyo giterane. Yari kuvuga ati ubuze ubwenge Imana igira ute? Ati ubundi wakiryamira mu rugo. Ndajya hariya ahantu ngo barinde bavuza biriya bintu mfukame ndwana n'iki. Abahungu 3 bayikoze igenzura, basanga nta ikindi giterane cyo kuvugiramo Imana yabo bazigera babona nk'icyo ngicyo cyateguwe. Baravuga bati ahubwo ni hariya tugiye. Umuntu Imana yahamagaye
ngo bagezeyo bavuza ibintu byasakuzaga, ngo amajwi y'amabubura, isambuka n'amashako barasakuza, ngo abantu bose bitura hasi, ngo abahungu baguma bemye kuko kirazira ku muyuda gusenga uruntu rwitwa urugirwamana. Barangije babwira Nebukadinezari ngo hari abantu batatu bitwa abanyagano, ni impunzi wahaye poromosiyo none nizo za mbere ziguhindutse. Nebukadinezari aravuga ati murabeshya, nta muntu watinyuka kwihakana ibi bintu navuze. Aravuga ati nimubamamagarire, ngo barabazana. Ahita babaza ngo yemwe ba Saduraka, Meshake na Bedenego, nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye nabaje, cyangwa nababagambanira n'ababarwanya baje kubivuga? Abahungu nta nubwo bongeye kumwubaha nk'ibisanzwe, bahise bamuhamagara mu izina bati Nebukadinezari we, nk'aho ari mukuru wabo. Umva amakuru, iyi Imana y'Abayuda dusenga, amakuru tuyifiteho ibasha cyane gukiza abantu bayihungiraho. Ariko hari itangazo tuvuze, kuko tuzi ko ibera hose icyarimwe, nayo iri kuryumva, naho itadukiza twe turi mu muhamagaro. Imana ngo ubwo bavugaga ayo magambo ngo hahise haba inama itari iri muri gahunda mu ijuru. Baravuga ngo twe dufite gahunda yo gupfira abantu, sibo bagiye kudupfira mbere. Kubw'izo mpamvu ntihagende marayika, ahubwo bohereza kiyongozi, shefu w'umuriro, abatangamo. Ahageze haba ibitangaza. Hari ikintu kidasanzwe umwami aravuga ngo uburakari bwe buhita bwiyongera. Aravuga ngo mukongeze itanura ryikube karindwi uko ryari risanzwe, ngo umuriro uba mwinshi. Bahamagara abahungu bateruye ibyuma badasenga, bati muterure ziriya mombane z'abarokore. Baterura abahungu batatu, ariko naho iyo uteruye umuntu ubundi hari ibintu bidafatika. Umuntu utuye mu muhamagaro se wamufata ukamushobora? Hari n'igihe umukubita hasi ukagira ngo wamurangije, bugacya yakuzukanye. Umuntu uhagaze mu muhamagaro ameze nka baro, uyidundana umujinya ngo uyimene ikagusimbuka ikakurenga. Ubu umuntu Imana yahamagaye, ngo barabateruye bajugunya mu muriro, ngo ibirimi biraza bifata yamajeya, ngo abapfiriye aho ngaho. Maze ngo umwami mu kanya nk'ako guhumbya yumva ikorasi mu muriro. Ariko Mana we, ryamye mu mahoro niyarashe imbabazi, urukundo rwe nirwo rungose, ukuboko kw'ibumoso kuranseguye, ukw'iburyo kuramfashe, mbese niki? Ho Yesu we. Umwami ati nta bintu mwumvise cyangwa ni njyewe urwaye? Bati hari ibintu turi kumva natwe. Ngo umwami ati mutege amatwi mwumve. Ajya kumva yumva undi. Hari ibanga kubakijijwe, hari ibanga kuri bo, nubwo ubona bagenda, nubwo ubona baruha, ariko bazaruhuka bageze mu ijuru. Umwami ati nyimenya navangiwe. Abari kubyumva mutera haleluya. Umuhamagaro Mana Yesu Kristo w'i Nazareti. Umwami aravuga ati mutuze. Ajya kumva yumva batangiye no kuganira ibyanditswe. Aravuga ati reka njye muri VIP, nabonye hafi y'umwobo bashya. Ajya hejuru aho umuriro utagera, gararunguruka. Ahita hamagara babagome bamuregeye bati mwabagome mwe simwe mwamaye raporo muze murebe ibintu ndimo mbona. Ati harya twajugunya abantu bangaye mu muriro? Ati se si batatu. Ati nta mibare muzi, ngewe mbonye abantu 4, ariko uwa 4 n'ahantu aba mwisi, ishusho ye imeze nk'iy'umwana w'intama w'Imana. Niwe mupagani wa kabiri weretswe Yesu inyuma ya Baramu. Aramubona we. Hari igihe uyu muntu ahagaze aho Imana imushaka, n'ibimurwanya byerekwa imbaraga ziri kumwe nawe. Kandi reka mbabwire, imbaraga z'umunyamuhamagaro zibaho umuhamagaro utuye. Haleluya. Imana yahamagaye Gideyoni aramubwira ngo genda undimurire Abamidiyani. Ahita yibaza ahantu izo mbaraga ziri buve. Imana iramubwira ngo rese urashaka imbaraga ubundi ntago imbaraga z'Imana uko zimeze ku munyamuhamagaro yazitwaza, kubera ukuntu zingana wanasara bakakugonga. Ahubwo irazidutwaza ikaziduha tugezaho igikorwa kiri. Iramubwira ngo genda urunguruke. Ngahita agenda. Ngagezeyo ngasanga nk'Umumidiyani yarose. Ariko Mana, Imana itera ibiguhiga kurota mu izina.
ngasanga umumidiyani yarose, ngo ariko ari byamuyobeye ibintu yarose ibyo byari byo. Abwira mugenzi we ngo narose, nagiye kubona mbona irobe rya Seyiri rivuye mu ijuru ryitura hejuru y'ingabo z'abamidiyani, ritura hejuru y'ihema ry'abamidiyani, ngo ihema rigwa rigize gute? Rigaramiye. Undi ati ibyo bintu uzi icyo bivuze? Ngo naho Gideyoni yari ateze amatwi, aravuga ngo uwo nta wundi ni Gideyoni n'Uwiteka batuguye gitumo kandi baradushobora. Arangije ngo ahita yuzuzwa asubirayo. Kambabwire, hari igihe ibirwanya abera bigira ubwoba kandi wowe utanabizi. Niyo mpamvu umuntu utuye ahantu Imana imuhamagariye mu bintu bidatera ubwoba uwo muntu, ni igihe cyose wamuhagurukira kumurwanya. Kandi reka nkubwire, iyo ugiye kurwanya umuntu Imana ishyize mu kintu wapfa mbere ye. Wari abantu Imana yashyize muri korari batazi guhogoza, ariko ikamushyiramo kuko afite ubuzima bw'umwuka ngo ajye aseka abantu banezerwe bakizwe. Wowe rero hari igihe wakwiha kumurwanya ngo nta misanzu atanga neza, ugasanga Imana ikwishe vuba. Umuntu Imana yahamagaye aho imushyize niyo izi ikizahamumariza. Kandi reka mbabwire irindi jambo, ntabwo ibintu ubu haleluya, ubu ngewe Thierry nta musimbura wanjye uri mu isi mu bintu Imana yampanze ko nzakora. Eriel nta muntu wagusimbura, uri unique, urihariye, uri wenyine. Kajagerezo nawe ndamubonye, uri wenyine, uri unique. Biravuze ngo iyo umuntu akwigijeyo ngo udakora ibyo Imana ishaka, aba yibangamiye ku rwego ntazi ukuntu nabivuga, ku rwego ishobora guhita imubikamo nk'ibisazi, akamara nk'imyaka 2 ari umusazi, akazagaruka wasubiye aho Imana yagupangiye kujya. Haleluya! Yesu mwene Dawidi, umuhamagaro. Yesu nyiringabo we, umuntu Imana ihamagaye, igitanga n'ingabo nyinshi, ikohereza ibivubi bikaza. Mwigeze mubona abasirikare b'ibikeri mwebwe? Ariko umuntu Imana ihamagaye we, umuhamagaro nuko ahubwo abo yahamagaye bitwara nabi. Ariko ndaje nsobanura umusaruro urimo. Maze Nebukadinezari n'ipfunwe ryinshi, ameze nk'umugabo wakombye umwuko, ahagarara ku munwa w'itanura. Yemwe ba Saduraka na Meshake na Abedenego bagaragu, yongera akantu, ayiwe Yesu aguha umugisha, aravuga ngo bagaragu b'Imana isumba bingahe byose. Kandi ubwo byose nawe yaragize ute? Yarareba. Ariko nkunda Imana. Hahirwa umuntu wakwitabye, hahirwa umuntu mwahuye, sinzapfa ahubwo nzarama. Haleluya! Mwitaba Imana mugihumeka. Biriya babeshya ngo umuntu yitabye Imana apfuye, sibyo. Twe twitabye Imana umwuka ugihari, twarizanye. Haleluya! Abagome rero ngo batangiye no kubihindura uruzerero, ariko nta kindi mpamvu. Namenye impamvu batangiye kubyita uruzerero, bahuye n'icyo bita inogo. Ndaje nyivuge mu kanya. Hanyuma haleluya, ngo arababwira ngo mbese mwabaye amahoro? Ati ntutureba se umuntu yatera ikorasi afite ikibazo? Mbese mutera ikorasi muri no mu muriro? Ati ahubwo harimo n'umuhubira ari kwigisha. Ariko man, arangije ati none se mwaje? Bati se wowe waje ko iteraniro rimeze kuki atagiyemo? Kandi iriya teraniro wowe waryanga. Ariko hari amateraniro abantu bose batajyamo. Ubu hari iteraniro utakinjiramo kuko utahamagawe. Hari iteraniro ry'abanyamuhamagaro gusa. Haleluya! Arangije aravuga ngo nimubakuremo. Ngo barasohoka. Basohotse ngo babinukirizaho, ariko nkunda akantu karyoshye ngo bavuyemo ari 3 nubwo babaraga 4 mu itanura. Nta yindi mpamvu Yesu ngo yigumiye mu muriro. Aravuga ngo hari abandi bana banjye bahamagawe bazawujugunyamo, bazansanga nyiwurimo. Ubu iyo urwanyije undi muntu wahamagawe wasanga Yesu aho ngaho umujugunye. Kandi ikintu nkundira Imana, haleluya, aho guhungira icyaha mu kibazo, aho guhungira ikibazo mu cyaha, gihungira icyaha mu kibazo. Bisubiremo, aho guhungira ikibazo mu cyaha, gihungira icyaha mu kibazo. Kuko iyo uhungiye icyaha mu kibazo, muri icyo kibazo usangamo Imana. Ariko iyo uhungiye ikibazo mu cyaha, usanga urupfu muri iryo cyaha. Rero mu Imana itura n'ahantu hari ibibazo, ku buryo umuntu Imana yahamagaye iyo ageze muri icyo kibazo ahuriramo n'amaboko yayo.
ariko iyo uhungiye ikibazo mu cyaha kugira ngo ubone akazi ukabanza gusambana, kugira ngo ukore ubukwe ukabanza gutanga avance, mutangarije ko uzasanga urupfu muri icyo cyaha winjiyemo kugira ngo ukire ikibazo. Biravuze ngo ntukemuye ikibazo ahubwo uragiteje, kugira ngo wubake inzu ukiba. Kangaruke umuhamagaro rero ni ahantu Imana yateguyeho kuturindira. Iyo uvuyemo, Imana irindira umuntu mu byo yamushyizemo, ariko ibyo yijyanyemo arimenya. Iyo uvuye mu muhamagaro, ibintu byose uzajyamo umusaruro wabyo nta mahoro uzabiboneramo. Ubu hari abantu babeshye ngo igishoro cyiza kiri Zambia, bata umuhamagaro baragenda. Bazavanaho imisaruro 3, wa kabiri witwa kuza bikoreye iki? Ahantu abandi bungukira. Uramutse ukwepye umuhamagaro wahurira ahubwo n'igihombo kitigeze kubaho, kuko wataye iki? Iyo mwitonze muba mutangiye kumva uwo muhamagaro. Hanyuma iyo unaniye Imana ku rwego imirimo y'Imana yateguye gukoresha abantu irahenze, iyo wananiye Imana kandi gahunda yo kugukoreshereza mu muhamagaro ikiriho, kuko bigoye. Buriya Imana ibe yaratanze ingabo nyinshi kugira ngo yewe Thierry mba mpagaze hano ku ruhimbi ndi kubwiriza. Ubu haba harabaye imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu wowe ushatse kubyitambika, iherutse kumbwira ikintu, irambwira ngo abazakurwanya mbahaye amasezerano 5, irya mbere ryitwa urupfu. Ubu iyo abandwanyije mbonyemo n'abubatsi ngo n'ababyaye, nsenga amasengesho menshi ngo bagende gake, kuko mba ngiriye impuhwe izo mfubyi. Kurwanya umuntu Imana ihamagaye, mvuze ijambo rikomeye, umunyamuhamagaro ukamuhagurukira, Imana imushyize mu bintu agomba kuba arimo. Uzi ko niyananiye Imana utemerewe kumusebya. Mu gihe umubonye akoze nk'urwaha, usabye gufata hehe? Kuko hari igihe yakora urwo runtu Imana ikigambiriye kuzamukoreshereza nko mu biterane ntazi. Wowe warangiza bya bindi muhubagurika ukajya kwivuga, uzi ko nabonye runaka hari mu kabari, uzi ko namubonye, ukajya ubibwira abantu bose, ugasanga ufunze inzira z'Imana. Hari nk'ahantu yari kuzabwiriza ujyanye ayo magambo. Mukwiye kwihana. Ibyo ni Imana ibyikorera. Muranyumvise ibintu mvuze? Uzi ko iyo wananiye Imana, reka mbabwire iki kintu mu cyumve, ku rwego yubaha ibintu yahamagariye umuntu gukora, iyo uyinaniye kandi iminsi yo kugukoresha igihari, aho kugira ngo igukure muri ibyo bintu yagukoreshaga, isigara igukoresha ariko ikirinda ko mwakorana, ikakubikamo kode yitwa ibisazi by'umuhamagaro. Abantu benshi ni abasazi mu muhamagaro, n'Imana iherutse kubitubwira. Kandi umuntu wese asara ibyabamo. Umuntu wasaze yari umushoferi, niyo agenda mu nzira agenda avuga ati ubu dufite n'abantu basaranye Bibiliya. Umuntu akaba ari umusazi kubera Bibiliya agasara, kandi akajya avuga ibintu, ariko icyo nkundira Imana biravuga ngo yaba mu buriganya no mu kuri Yesu Kristo agira ate? Aramamaza. Wowe ugasara, kandi ikimenyetso cy'ibyo bisazi, uzi ko Imana yigeze guteza umugabo witwa Sawuli ibisazi, ngo akajya asara agafatwa n'ibisazi ku rwego byamwerekezaga no mu bapfumu gushikisha. Ibisazi bifata umuntu akajyanwa amayoga agiye kubwiriza. Hari uwo mperutse guhura nawe ngiye kwigisha mu Biryogo, hari ku cyumweru, nawe agiye kwigisha iwacu, afite urucupa rwa cya kintu cyitwa inaji. Amakuru naje kubaza barambwiye ngo iyo atarunyweye ntabwo ashobora kubwiriza ngo bikunde. Biravuze ngo mu gihe twe dusenga dusaba imbaraga z'umwuka ngo zibane natwe, ubu hari n'abisunga imbaraga z'iki? Z'ibinyobwa. Akanywaho ngo agire gute? Ubu njye nakubisamo nka 2 ngo imirongo iragenda. Ibyo babyita ibisazi byo mu muhamagaro. Wowe ugasara ku rwego uva muri repetisiyo n'umusore mwarepetanye, mukihisha inyuma muvuga ngo nta muntu bareba, mugasomana. Mbega abasazi bo mu muhamagaro we! Ndaje mbabwira iki Imana ibabiki. Wowe ugahanurira abagore b'abandi unakoze ibiganza byawe ku mabere yabo, ugatinyuka. Mbega ibisazi we! Mbega ibisazi! Ugatinyuka pe, ukinjiza ishyano ryitwa ubutinganyi, ugakomeza kwantona. Uri n'umutinganyi, icyo bakita ibisazi byo mu muhamagaro. Kandi ku rwego Imana yubaha umuhamagaro, ntugire ngo igukuramo iyo witwaye gutyo.
isigara igukoresha ariko ntimukorane, kandi ibimenyetso byabyo igukoresha itunganya bizageza mu ijuru. Mu ijambo rimwe n'uwakurwanya yahura n'ibibazo. Niyo mpamvu Dawidi atigeze arwana na Sawuli n'umunsi n'umwe, akavuga ngo Uwiteka nyiringa baramureba azamporera. Babwira inkuru yindi, ibi bintu mwihaye ngo mana umuntu ni gute yaba ari umudiyakoni afite n'akabari mu buryo bw'ibanga ukamureka? Mana we, umuntu ushobora kwitanga bafure ya miliyoni 2 mu giterane, ayo mafaranga nagenda wayazana? Kayobora korari yarasambanye, mana we, umuntu watanga imisanzu y'abaririmbyi 9 bakennye agiye wazana ayo mafaranga? Ahubwo isigara imukoresha ariko ikamubikamo iyo kode. Hari ijambo mujya muvuga ngo no muntu hora azongera kugira ute? Kongera gutoranya. Imana yongera gutoranyiriza muri ibyo yaduhamagayemo, kugira ngo itugeze mu ntambwe ya 3 ngiye kuvuga tugasenga, yitwa gutsindishirizwa. Aho ngaho Paulo yaharwaniye intambara ikomeye mu bice 7 by'Abaroma, guhera ku murongo wa 24 aravuga ngo icyo nshaka gukora si cyo nkora, ahubwo ikibi nanga kiraza nkagikora. Ariko ageze hasi aravuga ngo ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Ashimira Imana, aravuga ngo ndashimira Imana ko igima Yesu Kristo. Imana ishimwe ko igiduha Yesu Kristo. Imana ishimwe yuko ihori turangaje imbere. Imana igiduha Yesu wo kudutunganya ku rwego. Kandi reka mbabwire, hari mwene data umwe ujya uvuga ngo Imana n'indera abakura. Ntabwo Imana yakorera ngo ugwingire. Hari igihe umuntu atangira ari mu ntege nke, ariko nta muntu uhora mu ntege nke. Ubundi hari abantu ntinya umuntu uhora mu ntege nke, nkatinya n'umuntu uvuga ko ahora mu bihe byiza, kuko ibyo bintu ntabwo bikunda. Umuntu ubeshya ngo mpora ngo mfite amavuta, ngo ndumva nyarimo, ngo ibihe birahari, urabeshya. Nta muntu uhora mu bihe byiza, kuko ntawe urara mu ijuru. Cyakora turituyemo mu buryo bw'iki? Bw'umwuka. Ariko iyo uvuyemo gato uba umuntu nk'abandi. Kandi iby'Imana yabikoreye iki? Mu bice 4 mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto yaravuze ngo natwe tugendana ubwo butunzi muri izi nzabya z'ibumba, kugira ngo icyubahiro bajye bagiha Imana, be kugiha twebwe, bagihereza Yesu. Niyo mpamvu Imana utuntu twose tatukuvanaho, hari akantu gusigira kakugira umuntu nyine ukaba woroshye. Muranyumvise se? Paulo yarageze ku rwego ngo n'imyenda yabaga yirukana abadayimoni, ngo n'igicucu cye bagitegaga abarwayi b'ibicuri bikabavamo. Ariko Imana yanga kumukiza ijisho, ariko iravuga ngo iryo ngiryo kuko ariho hashingiye intege nke zawe, kandi nge nuzuza imbaraga zanjye aho hari intege nke zanyu, sinzarikiza kuko ubuntu bwanjye Paulo buraguhagije. Kajya avuga ngo nuko nanjye mumirembanira kwirata intege nke zanjye, kugira ngo imbaraga z'umwami zibone aho zuzura. Ubundi nkatinya n'umuntu uvuga ko ahora mu ntege nke. Intege nke utajya ukira, uri umudayimoni, ko abadayimoni aribo badahinduka. Kandi impamvu badahinduka, bari igiti cy'ubugingo, bari basanzwe barahemutse. Imana rero ngo ibonye umuntu akimara kurya igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, yahise ivuga ngo uyu muntu atazasingira no ku giti cy'ubugingo akamera nk'imwe muri twe. Mu ijambo rimwe mukwiye no kujya mushimira Imana yaturinze kumera nk'abadayimoni. Ngihita ifata inkota yaka umuriro n'abakerubi, ari wo mutwe w'ingabo z'abasirikare bo mu ijuru, ibarindisha igiti cy'ubugingo. Ngahari Adamu wariye ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi, mu ijambo rimwe wanze kuyumvira, atarya no ku giti cy'ubugingo abazamukomokaho bose bagahinduka abadayimoni. Iravuga ngo ubw'umubiri wanduye ngambiriye umushinga wo kuzacungura ubugingo burimo. Ku bw'izo mpamvu uyu mubiri uzasubira mu gitaka kuko arimo wakuwe, hanyuma umwuka w'ubugingo niwe Imana yacunguye, yongera kuwuhindura mushya ibinyujije muri Adamu wa kabiri utarigeze kumenya icyaha, ngo aduheshe ubuzima, twebwe dutangire kubeshwaho n'ubuntu bwa Kristo. Ariko simvuze bumwe abagome bavuga bwarangije byose. Ibi bintu ntibirangira. Hari ababeshya ngo byose byararangiye, ariko ni ibinyoma, birangira. Uziko Paulo yatangiye avuga ngo icyo nshaka gukora si cyo nkora, akaza kugera ku rwego kubera gutsindishirizwa. Avuga ngo kuva uyu munsi isi nyireba nk'ibambye, kandi nayo iyo imbonye ibona mbambye mu ijambo rimwe, nta huriro ngirana nayo. Ibyo yakoraga kera byari byararangiye. Paulo mu bavugabutumwa ngira icyitegerereza abamo, ni umugabo wavuze ngo ubu nasoje urugamba, narangije intambara, kandi agihumeka. Umuntu uvuga ngo narinzi ibyo kwizera atarapfa,
yageze ku rwego abwira abo yabwirizaga ngo Yesu mbabwira mushobora kutamumenya ariko igihe mundebe mugera ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Yesu. Aravuga ngo nimukora nkanjye byibura muzaba mugeze aho mujya. Pawulo mana gutsindishirizwa. Iyo umuntu yatsindishirijwe abaho mu buzima bwazinutswe ibyaha. Iyo wirinda ibyaha urabikora, Imana ikwiriye kuguhereza umutima ubizinutswe. Umutima ukangutse uzinutswe. Ikintu wazinutswe niyo wabana nacyo ntugikozaho intoki, ariko ikintu wirinda amaherezo cyagufata ugize intege nke. Ariko ikintu wazinutswe niyo bakubanisha nacyo mu nzu ntushobora kugikozaho imitwe y'intoki. Ngiyi ntambwe yitwa gutsindishirizwa. Genda umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Genda umukristo uko ndi kose, maze ninumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe. Umuntu watsindishirijwe agera ku rwego atagihumurizwa n'amazu, agahumurizwa n'ubwo bukristo gusa. Kandi titire zose zo mu isi nubwo iyo mwagize nk'iciriritse ari ubukristo ariko nihenze kurusha izindi. Kuko umuntu yabwiriza atarabisigiwe yarabigize, cyangwa akajya avuga ibyo yumvanye abandi. Ariko kuba umukristo, Abagalatiya ibice 5:24 aravuga ngo abakristo Yesu babambanye kamere niruba n'irari ryayo. Biravuze ngo ubukristo ntushobora kubugeramo utarabirwaniye. Uyu mukobwa yari yaratsindishirijwe ku rwego, ubundi ngo bamwishe bamuciyemo kabiri, bamuhoye ko yanze kuba umugore wa kabiri w'umwami. Arangije ubwo bamwicaga aririmba igitero cya gatatu aricyo yaririmbye asoza, aravuga ngo ngenda umukristo ndumwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye, ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Yewe ngenda umukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu, ntazaribayo na n'imiruho, abaho bose haleluya. Ubundi mu bantu nkunda harimo Elisa. Ubundi Elisa yari afite imbaraga zirengeje izo Eliya yagiraga, kandi abantu babipimira ngo mu mubare w'ibitangaza bakoze n'ubuyobe. Ahubwo Elisa yari umuhanga ku buryo yabanye na Eliya yitegereza uruhande rw'intege nke ze, ku buryo yagiye kumukurwaho akamubwira ngo nshingiye ko umugore yavuze ugakimirana ukiruka. Aravuga ngo ntundaga umwuka ukubama, ahubwo undaga imigabane ingahe? Elisa niwe muntu wahagaritse umutima nka kiyongozi Yesu. Ngo ku rwego yamubwiye ngo ikintu nsabye nanjye ubwanjye singifite, urumva ibyo mfite ibyo ari byo, ariko numbona yaramubwiye ikintu asa nkaho kitashoboka, nyigukurwaho. Ibyo uvuze bizaba bityo. Kandi reka mbabwire, Elisa yaje kwambara imbaraga nyinshi ngo ku rwego ngo rimwe yajyaga yerekwa, mwumvise ko Eliya yirukanse kubera umugore, avuze ati uyu munsi ninahwanye Eliya n'imana zanjye yishe, imana ze zirapfa. Ninamuhwanya n'abahanuzi banjye yishe, dore imana zibimpore. Maze ngo Eliya arirukanka ajya kwiyahura munsi y'igiti cy'umurotema, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yibuka ko yayirwaniriye, iramwimura imuvana mu mubiri adapfuye. Elisa rero aramureba aravuga ati icyo si cyo gitangaza mbonye, ahubwo ndashaka kuba meze ukuntu kutameze nkawe. Ngo rimwe ngo yajyaga yerekwa, umwami abaza w'Isiriya arabaza ngo ariko ninde ujya uvuga ibintu mvugira mu murere? Maze umuntu umwe aravuga ngo reka nkubwire, nta muntu ubivuga, ahubwo Isiraheli, muri Isiraheli aho bita Dotani hariyo umuhanuzi. Haleluya. Uwo nguwo niwe ujya uvuga ibyo umwami avugira mu murere byose.
maze ngo umwami ahita avuga ngo kubw'izo mpamvu ingabo zose zakarwanyije igihugu mwerekeze kuri uwo mugabo. Ariko umuntu watsindishirijwe aba aryamye asinziriye. Ngo yararyamye, ahubwo uwo munsi asinzira ibitotsi atigeze asinzira. Ngo arasinzira we, maze yaraturanye n'undi munyamubiri wahamagawe ataratsindishirijwe witwaga Gehazi. Ngafunguye abona hanze birakomeye, ahita agaruka ati turapfuye turashize. Elisa ahita ahagarika umutima nka Yesu wigeze avuga ngo nzagezayo kubana n'abantu nk'aba batizera. Aravuga ngo nzageza ryari kubana n'umuntu nk'age. Bundi niba hari umuntu mburira mu mashyi no mu mudiho ni Gehazi. Bundi ibintu byari biri muri Elisa byagombaga gusigarana Gehazi. Bivuze iki? Iyo ubaye mubera ukanga guhinduka, ujyana ibibembe by'abantu bihannye, ukaba dayimoni ngo bahunga ahantu hitwa hari amazi. Amazi ni umwuka wera. Iyo umuntu bamusohotsemo bashaka undi mutima utarimo amazi hafi mu rusengero bakawirohamo, ku rwego usanga nk'ibintu bimwe na bimwe abantu bihannye abandi babisigaranye mu rusengero. Gehazi yacyuye ibibembe bya Namani. Gutsindishirizwa. Intambwe ya 4 nsorejeho yitwa ubwiza. Haleluya. Ubwiza ni ubugingo buhoraho, kandi ubwiza nicyo gihembo cy'irushanwa. Mu isi yose abantu bose bahembwa imirimo bakoze bayisoje. Hari n'igihe bakubwira bati tuguhaye kavansi, ariko ndagira ngo mbatangarize ko abantu batsindishirijwe ari twe tugendana igihembo cy'irushanwa kandi rigikomeje. Twe tugendana ubugingo kandi tutaragera aho dutangurana. Imana yabutuhitsemo. Niyo mpamvu Yohana yabivuze aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Aravuga ngo kandi uko tuzasa. Yo, umuntu aturebye yagira ngo turabirabura. Uko tuzasa ntabwo ari abazungu. Haleluya. Indirimbo ya Salomo yarabiririmbye aravuga ngo bakobwa b'i Yerusalemu, bakobwa b'i Kigali, nimunegurire izuru n'amajosi ngo nuko nirabura nabitewe n'izuba rituye inaha. Ni amakuba mbana nayo, ariko hari umunsi muzamenya uwo ndi we, maze kwiyambura uyu mubiri upfa nambaye undi mubiri. Hari ikintu kidutuyemo abantu batazi, kandi Imana ishimwe ko yabikoze gutyo. Abantu bajya batureba bakiruka, ahubwo icyo kintu Imana yakitubitsemo gihishurirwa abashaka kuturwanya. Buriya abapfumu nibo bazi imbaraga z'Imana kuruta abantu benshi basenga. Uzi buriya turimo turaterana, uzi ibintu biba mu nzu z'abapfumu, uzi iyo turi mu materaniro, uzi ibintu biba biri kuba ku bakonikoni. Ibyo ngibyo byitwa imbaraga z'ubwiza, aribwo bugingo budutuyemo. Nsoza rero, umuntu wese ameze nk'ikimutuyemo. Iyo ubugingo bwa Yesu bukugezemo, nawe uba uri umukristo. Kandi mbabwira ko udashobora guhisha ubwiza ngo bikunde. Wahisha ibindi bintu, ariko ntushobora guhisha ubwiza aribwo bugingo. Ubu wahisha telefone ukayibika ntihagire ubona ko uyifite, ariko Yesu yarakugezemo ntiwamubika ngo abantu bamubure bajye babona ibindi bintu bitari Yesu. Tunganira Imana ubudasiba, jy'uhora uyisenga kandi uyumvire, jy'ubana n'abayo, jy'ufashe indushyi, nusibe na. Haleluya. Tugiye gusenga mu minota 5. Nimunega amatwi mbabwira aka kantu. Haleluya. Yohana ari ku kirwa Patimo ngo yaritegereje abona Yesu utandukanye n'uwo yigeze kumenya. Ziriya nzandiko eshatu azandika yazanditse avuye ku kirwa cy'i Patimo, aho bari bamujugunye gupfirayo, ariko aravuga ngo ku munsi w'umwami, ubwo hari ku cyumweru, nari ndi mu mwuka, ariko ngiye kumva numva ijwi rimeze nk'amazi menshi asuma. Iyo uhuye na Yesu n'imivugire arayihindura, ntabwo uguma kuvuga nk'umuniga, ahindura imvugo. Arangije ngo amurebye abona afite amaso ameze nk'ibirimi by'umuriro. Reka ngera ku kintu nashakaga. Ngo yari afite inyenyeri 7 mu kiganza cy'iburyo. Abitwa abastronome ni abahanga mu bumenyi bw'isanzure n'ikirere. Bavuga ko inyenyeri ntoya kurusha izindi ikubye isi inshuro 84. None Yesu afite zingahe? None uwo mugabo yakugeramo ukamuhisha ntibabibone, ukajya umuhisha mu myambaro yawe ukavuga ati yewe nimundebe ngo nambaye gutya agakiza kari hehe? Iyo ni imitwe. Yesu yakugezemo ntabwo umuhisha ngo byemere. Tunganira Imana, jy'ubana nayo, nutumira Yesu
baba nkawe bose bose bazamenya kubana bareke bitabe Yesu. Nibutsa abagabo babiri ngo Mwizerwa na Mukristo binjiye mu isoko rikena umumaro ryagereranywaga n'isi, ngo basangamo ibicuruzwa by'amoko menshi, ngo ku murongo w'ibyigwa hariho amazina yo kwemerwa, ngo hariho n'ibitutsi biboneka ku buntu umuntu atabyishyuriye. Ubu kugira ngo mwumve ibitutsi mutanga amafaranga. Ngo harimo n'imyenda ikoze isoni abayambara, ngo harimo ngo n'uwashakaga ibishenzi ngo n'ibyarangazaga abantu yari kubibona. Ngo binjiye muri iryo soko, ngo ikintu cya mbere cyabaye, ngo baritegereje babona mu mari zose zigurishirizwaho kubera ubwiza bubatuyemo, ngo basanga nta nimwe bagura, ngo bahitamo gukora ikintu kimwe cyitwa kurarama, ngo bagaragaze ko urutundo rwabo rudatuye muri iryo soko. Bavuga amagambo Paulo yandikiye Abafilipi mu bice 2 ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Ngabo muri iryo soko barakazwa nuko batitaye ku bicuruzwa byabo. Ngo impamvu ya mbere yabarakazaga ngo n'imvugo yabo, ngo bumvaga igawa, ngo hanyuma n'abagenzi bakumva imvugo yabo muri iryo soko isuzuguritse. None ugera mu banegurana mugahuza ikiganiro, urabeshya ntabwo ari Yesu Kristo mwahuye. Ikindi ngo imyenda bari bambaye ngo yari bakwiriye. Haleluya! Ngo bari bambaye imyenda idaraje hose, ngo kandi itagira ikizinga, n'ubuhamya budafite inkomyi. Ubuhamya, abantu baravuga ariko batakaje imbaraga z'ubuhamya. Abantu bararirimba, abantu barahanura ariko imbaraga z'ubuhamya zavuyemo. Ngo bari bambaye imyenda itagira ikizinga, ngo barimo baragenda baravuga bati twebwe twahoze tuzenguruka muri iri soko dusanga igicuruzwa dukenera ni kimwe cyitwa ukuri, ntago kibamo hano. Nuko rero ntabwo dushobora gukora ikosa ngo turwanye ukuri, kuko ukuri gucecetswe kumeze nk'ikinyoma kivuzwe byose birica. Iyo umuntu avuze ibinyoma yica benshi, niyo umuntu azi ukuri akaguceceka yica benshi. Yesu yatanze isezerano kuri bene, waravuga ngo umugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka ntabikore azakubitwa nyinshi. Ngaho muhaguruke dusenge.